Rwanda ni kimwe mu bihugu ku isi ruri mu iterambere ryihuse mu bijyanye n'ubukungu. Ni kimwe mu bihugu bifite umutekano ku isi kandi gifite amateka ashimishije mu kwakira no gutuza impunzi. U Rwanda rushobora gutuza abantu ibihumbi byinshi. Hamwe n'inkunga yacu, u Rwanda rushobora gushyiraho amacumbi akenewe byihuse mu gihe indege zazana abimukira zatangira kuhagera. Reka tubahe ikaze mu kiganiro abadukurikiye, ngira ngo imbere yacu murahabona Egide Ruhashya. Egide Ruhashya aba mu Bwongereza, nge nkaba ndi muri Denmark. Murahabona na Marc Ruti ari mu Rwanda, nge nari nibagiye kwivuga ni Gatete Olivier. Ikaze mu kiganiro Roger na Egide. Murakoze cyane kudutumira Olivier. Murakoze cyane namwe, ndizera ko tugiye kugira ikiganiro cyiza. Ariko ikiganiro cy'uno munsi turibanda ku nkuru cyangwa ku bintu bimaze iminsi bigenda, yaba ari mu Rwanda yaba ari mu bihugu byo hanze. Aha ngaha ngira ngo abantu benshi bamaze iminsi babona ko mu Rwanda hamaze iminsi abashyitsi batandukanye, harimo abashyitsi bazanywe na FIFA, harimo abashyitsi bazanywe n'ibijyanye n'impunzi, impunzi zizava mu Bwongereza. Ariko reka duhere ku kijyanye n'impunzi, aho mu Bwongereza cyane cyane ari naho mugenzi wacu Egide Ruhashya aba. Egide Ruhashya ngira ngo haherutse umushyitsi ukomeye cyane mu Rwanda uhamaze iminsi. Badusobanurira muri make akazi akora mu Bwongereza, ibyo ashinzwe, inshingano uko zikurikirana. Noneho mbere yuko twinjira mu kibazo cyimbitse cy'impamvu imuzanye n'icy'impamvu y'impunzi ziza mu Bwongereza ziciye mu mazi, naho byaciye byose kugira ngo bigere hariya naho bigeze ubu ngubu. Urakoze cyane Olivier, ngushimire kandi nanone kuba wongeye kuntumira. Nshimire cyane na Ruti turi kumwe mu kiganiro. Mwese nizere ko murimo mugira ibihe byiza aho muherereye. Nibyo, ndi mu Bwongereza uko ubivuze niko biri. Umushyitsi ukomeye wavuye hano muri iki gihugu akajya mu Rwanda, uko biri kuvugwa ku isi hose ndako biri kuvugwa n'aha ngaha mu gihugu cy'Ubwongereza. Uhari rero ni Home Office Secretary, ni umuntu yabigereranya ni nka Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, akaba rero ari Suella Braverman. Iyo rero uri Home Office Secretary ufite inshingano zikomeye cyane, kuko muri hierarchy z'uburyo aba secretary bakurikirana, uretse ushinzwe uw'imari nyuma ya Premier Ministre, undi ukurikiraho rero ufite uba portefeuille ikomeye aba ari Suella, kuko nyine ministeri ye ikomeye cyane. Iyo ufite Home Office haba harimo ibingibi nyine by'impunzi, kuko aba ashinzwe imipaka. Ni ukuvuga ngo abashinzwe kumenya uko igihugu abinjira n'abasohoka. Niwe ufite uburenganzira nanone kuri polisi y'igihugu, biri mu nshingano ze. Akaba afitemo nanone na intelligence y'igihugu, ariko iy'imbere mu gihugu. Iyo minisiteri rero bigatuma ikomera cyane, kubera ko nyine ibi bintu by'abimukira n'impunzi muri iki gihugu biba ikintu gikomeye. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko hariho no gutanga ibyangombwa. Harimo gutanga ibyangombwa, kuko ushobora kuza hano ibyangombwa byawe bigashira waraje uje kwiga, ugahitamo kuguma aha ngaha. Ubwo rero immigration, kuko iri mu nshingano ze, iba igomba kuzashakisha wa muntu waje aje kwiga, yarangiza kwiga ntagende, akaguma hano mu gihugu. So kandi iki gihugu ni kinini. Uzi neza ko Ubwongereza burimo Ubwongereza nka Great Britain, harimo England, hakabamo Scotland, hakabamo Ireland na Wales. So kuba rero ari ibihugu binini bifite za government zabyo zibiyobora muri ibyo bihugu, ariko hakagira n'indi iyobora ibyo byose, bituma rero nanone nyine bwa bukomere bw'iriya ministeri afite burushaho gukomera. Noneho rero ari mu Rwanda kubera iki? Urabizi ko habayeho kuva hashize igihe hakiriho Boris Johnson,
Boris Johnson ko yavuyeho hakajyaho undi premier ministre, ubu ngubu tukaba tugeze ku wa kangahe niba atari uwa kane n'uwa gatatu, ubu ngubu hakaba hariho Rishi Sunak, akaba rero ari we gukorana na Suella Braverman. Ubu rero ni ukuvuga ngo cya kibazo cy'impunzi cyahereye icyo gihe kuri Boris Johnson kikagenda kimuka uko ba premier ministre bagendaga bahinduka nuko ba home office secretary bagiye bahinduka, ntabwo cyo kigeze gihinduka, ahubwo cyo kigenda kigira ubukana bukomeye kuvuga ngo reka dukomeze gushakisha ukuntu dukorana n'u Rwanda. Mwumvise ijambo yavuze avuga ati igihugu cy'u Rwanda noneho uzi ko na Priti Patel uwo yasimbuye, Priti Patel nawe yari yageze mu Rwanda, araza arahareba aranasura, abona aragaruka abwira hano aravuga ati rega mwikwitwaza kuvuga ngo igihugu ngo ni igikene, ngo igihugu cyo muri Afurika ngo isi ubwo cyabishobora gitereka da, ati hariya hari standard nk'iza hano. So n'uyu nguyu rero nibyo yongeyemo, yavuze ati u Rwanda nasuye aho bashobora kuzashyira abimukira n'impunzi bazaba bavuye hano, ati standard neza niza hano, ati ari ukwinjira mu buzima busanzwe bw'igihugu neza akabisobanura, avuga uko byagenze kandi koko n'amazu yarayasuye, yabwiwe gahunda uko zizagenda. Ku buryo rero ni ikintu gikomeye bashyize bahaye imbaraga, mbese bavuga bati kigomba kubaho. Ikindi kandi akavuga ati u Rwanda ntabwo ibi bintu ari ibintu tubatsindagira, ni abantu bafite ubushake bwo gufasha, kuko bababazwa n'abantu bagwa mu nyanja buri gihe baza mu mato adashobora kubageza iyo bajya, abana, abagore, abasaza, abakecuru bose bakagwa mu nyanja. Ati biriya bintu birabababaza. Impamvu bibababaza akanayisobanura ati nuko ikibazo cy'impunzi bakizi, barahunze, babayeho nabi, ariko ubu barabikosoyeho ibyo bintu, bazi uburyo bashobora kubikora. Kandi akavuga ati rero nta nubwo ari zo mpunzi za mbere bazaba bakiriye, basanzwe bakira impunzi, so ni ikintu basanzwe bamenyereye. Ndumva aho ngaho uko nabivugaho. Urakoze cyane bwana Egide. Ruti, hari ikintu Egide yakomojeho avuga ko uyu mudamu yasuye ibikorwa mu Rwanda, yaba iby'ubwubatsi, yaba ahantu hatandukanye. Ruti rero nk'umunyamakuru ukorera mu Rwanda, ngira ngo hari byinshi wabonye cyangwa nawe wari uhari, watubwira muri make ko byari bimeze, cyangwa wungikanya ku byo Egide yavuze, ko harimo ibyo wenda yavuze ushobora kumwunganiramo mu intangiriro y'uko byatangiye n'ikibazo ko cyagiye kigiramo inzitizi nkeya kurinda ugera ubwo nyine uyu muyobozi uriho ubu ngubu arinze agera mu Rwanda. Urakoze cyane. Ngira ngo kuri ibyinshi Egide yari amaze no kubivuga nk'uko ubikomojeho, ngira ngo ahanini ikibazo ko cyatangiye ni uko u Rwanda ubwarwo si n'ubwa mbere rwari rwakiriye impunzi n'abimukira, kuko duhereye mu bo muri Libya, bamwe bari batangiye kugirwa ibicuruzwa muri Libya, baraza, ndetse hari n'icyiciro ndumva giheruka kugira hano mu cyumweru gishize, hari abandi baje, u Rwanda rwakiriye abandi bimukira bo muri Afghanistan, ubu ngubu banashyizwe mu ishuri bari kwiga ibintu by'ubuganga. Kandi uburyo bakirwamo ubusanzwe si nuko baba baje gutura hano mu Rwanda, ahubwo icyo u Rwanda rubafasha ni ukubafasha kubarinda uko bagirwa abacakara muri ibyo bihugu, kubarinda izo mpanuka bagirira mu mazi bakagwamo bagapfa. Ibyo bibazo byose nibyo u Rwanda ruba rurwanya. Noneho abo bantu baze babona aho batura, batuze, batekane hano mu Rwanda. Noneho ibihugu byifuza kuba byabakira, niba bihari ibyemera kubakira, u Rwanda rukabatanga, abo ibihugu byemeye kwakira bakajya noneho mu buryo bukurikije amategeko. Niko u Rwanda rubigenza. Ni nayo kese rero y'aba ngaba bazaturuka mu Bwongereza. Ngira ngo cyagiye kibizitira ngo ni urukiko ngo rwa human right, ngira ngo rwo mu Burayi rwari rwahagaritse icyo cyemezo, bituma bataza. Ariko izi ngendo nyine z'uyu mu ministre
ni izo kumekinga sure koko aba bantu baje ahantu hazima, ahantu hatekanye, ahantu hakwiye standard nk'izo bifuza nk'uko Egide yabikomojeho. Uyu minisitiri rero akaba yarageze hano mu gitondo cyo kuwa gatandatu, yahageze afite n'akazi kenshi ku buryo avuye kuri aeroport ahita ajya ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali, amaze kunamira abatutsi bahashyinguye, nibwo yajyaga rero gusura aya mazu. Hari umudugudu wa mbere ngira ngo ni perezida wanawutangije umwaka ushize mu 2022, umudugudu uri hariya i Karama ahantu hitwa Norvege muri iyi minsi niko bahita. Uwo mudugudu rero niwo yasuye kugira ngo arebe ayo mazu, asura ayo mazu ariko hubakwa, n'amazu yubakwa mu buryo burimo n'indi tekinoloji nshyashya y'imyubakire idakoresha ibintu by'amatafari, bidakoresha ibintu by'imicanga nk'ibya myubakire twari tumenyereye, ahubwo ni uburyo bw'imyubakire igezweho, bakoresha ibyuma n'ibyo bubakisha. Izo nzu rero akaba arizo basuye, arazisura, areba uko zimeze, areba standard zifite, ndetse n'ikindi kintu gishimishije ni uko hari muri kampani iri kubaka ayo mazu arimo azatuzwamo abo bimukira bazaturuka mu Bwongereza. Ni amazu yubakwa na kampani yitwa ADHI. Iyo kampani ikaba yaranafashije n'abana b'abanyarwanda kwiga kubaka muri iyo tekinoloji ikoresheje iyo myubakire y'ibyuma, bakoresha ibyuma. Batraninze abanyarwanda kuko kuzana abantu baturutse hanze kuza kubikora byari ibintu biza kuba bihenze cyane, ariko ku bufatanye n'iyo kampani bigishije abana b'abanyarwanda, bigishije urubyiruko rw'abanyarwanda bagera ku 120 kuza kubaka bakoresheje iyo tekinoloji nshyashya. Akaba rero akigera aho ngaho muri uwo mudugudu byarahuriranye n'umuhango wo kubaha impamyabushobozi z'uko bari barangije iyo porogaramu yo kubaka bakoresheje iyo tekinoloji. Uyu minisitiri rero yahise afatanya na minisitiri w'u Rwanda na state minisitiri ushinzwe amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, bafatanya guha impamyabushobozi abo banyeshuri. Kugira ngo icyo ni ikintu yanashimye cyane ko izi nzu ziri kubakwa muri tekinoloji nshyashya, murumva ibintu bidakoresha imicanga, bidakoresha n'amatafari, ni ibintu n'imyubakire myiza kandi itangiza n'ibidukikije. Ayo mazu rero yarayasuye abona uburyo ameze, ndetse hari n'indi site y'Igahanga yasuye ejo mbere yo kubonana na perezida, ashyiraho ibuye ry'ifatizo, naho n'ahantu bazubaka imidugudu nk'iyo ikazatuzwamo abo bimukira abazifuza kuguma mu Rwanda, kuko nk'uko iyi porogaramu imeze y'impunzi ni ukubakura mu byago bakabashakira ahantu hari safe batura. Abifuza gusubira iwabo bakahasubira, abifuza kuguma mu Rwanda bakabaha nationalite bagatura, bagahabwa ibyo abaturage bose bahabwa. Aho rero yanashyize ibuye ry'ifatizo Igahanga hazubakwa izindi nzu nk'izo. Akaba aribwo nyuma yaho yabonanye na perezida wa repubulika bavugana no kuri iyi gahunda y'impunzi, kuko basa baranayemeranya, kuko yamaze kubona ko ari ibintu akohereza ababimukira mu Rwanda ari igihugu nyine kibikwiye kibishoboye. Yes, uragira uti ni igihugu gifite umutekano kandi gisanzwe cyakira impunzi, ariko hariho ibyo navuga ngo abantu cyangwa bitwa ko barwanya leta cyangwa abaturanyi cyangwa byagiye bivugwa mu buryo butandukanye, mu buryo n'abanyarwanda bamwe na bamwe nabo batabyumva neza. Wowe nk'umunyamakuru, wowe nk'umuntu uba mu Rwanda cyangwa nka Egide muri icyo gihugu ubamo, muraza kutubwira ngo ni izihe nyungu ibi bintu cyangwa u Rwanda kwakira impunzi, ni izihe nyungu rubifitemo, ni izihe nyungu abanyarwanda babifitemo?
ese mu Bwongereza biravugwa gute? Abaturage n'ubwo itegeko ryamaze guterwa rikemezwa ryabanje kugira ikibazo, ariko nyine abaturage n'uwuhe mwuka uhari kugeza ubu, cyane cyane ko hano muri Denmark naho biri mu gihugu cyashatse kubikora, ariko n'ubu ngubu bikiri mu nzira. Nuko habayeho kubangamirwaho gatoya n'inteko ishinga amategeko, ariko biracyari mu nzira ikomeza. Nagira ngo nze guha ijambo Egide uvuge umwuka uko umeze mu Bwongereza, uko abaturage babibona, noneho na Ruti uze kutubwira uti ni izihe nyungu muri rusange abanyarwanda babifitemo n'uko abanyarwanda babyakira. Urakoze. Urakoze nanone Olivier. Ibi bihugu rero, ibi bihugu by'i Burayi ni ibihugu navuga uburyo bikoze, uburyo bibaho, uburyo abaturage babo babaho, uburyo bakurikirana actualité bitandukanye cyane nuko twebwe tubaho cyangwa uko dukurikirana amakuru yaba ayo mu gihugu cyacu cyangwa ayo hirya no hino. Hano abantu baba busy cyane mu mibereho yabo, ariko no muri uko kuba busy hari abantu bumva ko hari abarebwa n'ikibazo iki n'iki, abandi ntabwo bakijyamo. Ni ukuvuga ngo ushobora gusanga hano abantu bumva bagomba kumenya amakuru y'igihugu cyabo, ubashyize kuri pourcentage ntabwo ngiye kugira iyo mvuga, ariko baba ari bakeya, ku buryo ushobora kubaza umuntu uti ese iki n'iki wakimenya, ari ikintu cyabaye mu mujyi abamo cyavuzwe mu makuru, ugasanga ntabwo yigeze akimenya. Ukamubaza icyabaye mbere yacyo akakubwira ko atakizi. Wamubaza none icyo mu kindi gihugu baturanye cyangwa se icyo muri Afurika cyangwa icyo muri, ugasanga ntabwo icyo kintu bakizi. Bivuga ngo rero aba bantu bazi ko nk'uko system y'ubuzima bwabo ibibereka, hari abantu bagomba kwiga amashuri meza, amashuri private schools. Izo private schools zikabatwara muri za university nziza, kandi byose bigendana n'iki? N'amafaranga. Ubwo ndi kuguhera hasi kugira ngo uze kubasha kumva icyo ngiye kugusubiza. Iyo umwana agiye muri private school bisaba amafaranga, no kuvuga ngo ababyeyi bagomba kuba bifashije ya mashuri bize n'ubushobozi bw'ababyeyi n'amanota y'abana, kubera ko bize neza bikabaha za university nziza zikomeye, bakazazivamo already hariho amaposte kubera ko bize neza, abakeneye bahita babafata. Ni ukuvuga ngo mbe nabo ngabo rero nibo system ihari itangira gushakamo leaders abazabasimbura muri buri sector izo zose, ayo mu badepite, kuko urabizi ko hano udashobora kuba minister utari depite, sibyo? Ni ukuvuga ngo parti wagiyemo, parti politique, iyo utsinze ibanze kuguha umwanya muri parlement. None ugeze muri parlement ya parti politique yawe ikazagira amahirwe yo gufata yo gutsinda ama election, noneho mukajya muri guverinoma, noneho ukana na ministre. So bigomba kuba ari bibiri. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Mbe nabo bantu nibo bakurikirana ibintu byose birebana n'amakuru, birebana n'ibintu bashobora kubwira abaturage. Umuturage we rero ajya mu kazi kakagaruka akajya mu rugo iwe, ku buryo rero ibyo media icuzinze kubaha bakira ibyo. Wavuze ngo u Rwanda ni igihugu kibi, ukabishyira mu nyandiko bikaza muri ibinyamakuru byabo bisohoka buri munsi, hasohoka nk'ibinyamakuru birenze 10-20 bisohoka buri munsi. Ibyo bintu bikaza bibivuga, hakaza kuza ibyo kuri televiziyo, bake babireba bagahita bafata ibyo ngibyo. Icyo gihe cyo kintu cyemerwa gutyo. Ni ukuvuga ngo igihe bavuze ko u Rwanda ari igihugu gikennye, icyambere ko ari igihugu gitoya kiri muri 10 bya nyuma bikennye, ibi nibi bakavuga ibintu byinshi cyane, umuturage waho unahita atangira kuvuga ngo ariko se ubwo ibyo bintu bishoboka bite, agatangira kubikweshoninga, ariko ntaba yitayeho kumenya ngo nyiri ikinyamakuru afite iyi inyungu mu kuvuga ibyo ngibyo. Ese ubundi yigeze avuga ati aba bantu bagiye kujya hariya dore ubundi ukuntu baza, burya iyo baje baza ari 800 700 basigara mu mazi, icyo ukaba utakivuze. Hari uwigeze gufata akavuga ati yafashe abantu 40 abashyira muri kamyo frigorifique, abashyiramo nk'inyama, arabambutsa kugira ngo babashe gucaho
abwiye abo kuri frontiere ati ngewe nk'uko bisanzwe nsanzwe nzana inyama, noneho gutekereza ko ikamyo ya firigo harimo abantu nta muntu wabitekereza. Ariko icyaje kubona iki nuko bageze hano bapfuye kubera ubukonje buri muri iyo firigo. Nk'icyo ukaba utakivuze ngo kibwire wa wundi uri gukweshoninga ibyo bintu. Noneho rero ubu ngubu igihari ni nuko uko bigenda bivugwa gahoro gahoro byandikwa n'iki, buri muntu wese yibaza akavuga tabo u Rwanda rurihe? Ese u Rwanda kuki ari rwo ruri kubyemera? Ese u Rwanda kubera iki rukorana n'Ubwongereza? Ese bihuriye hehe? Hari n'ushobora kubwira ikintu akagira ngo u Rwanda ruri hafi bahana n'umupaka akagira ngo bafatanye. Rwose aba bantu niko bameze. So ubwo rero ibyo byose bagenda gahoro gahoro kuko bivuzwe igihe habayeho igihe cyo gushaka kwiyinforma icyambere ku Rwanda, ariko bigahurirana n'iki? Bigahurana n'ibintu byinshi byagiye bituma abantu biyenteresa ku Rwanda. Hari iriya visit Rwanda iri kuri Arsenal, sibyo? Donc Arsenal yakoranye n'u Rwanda. So nuvuga ngo buri wese aravuga ariko u Rwanda bavuga ruzajyamo abo bantu niyo haraho bihura na visit Rwanda batacyo kiriya gihugu bavuga ngo visit Rwanda ni kiriya gihugu n'ubundi umuntu agatangira kwiyenteresa no ku Rwanda ubwo agashakisha. Habaye Cogamo bagiye kubona babona umwami wabo yagiyeyo, babona premier minister wabo yagiyeyo, babona ukuntu byagenze bakavuga ko bavuga ngo kiriya gihugu ni igikene kandi tubona ibintu hariya bitandukanye. So hari ibintu byinshi cyane byaje. Uribuka ko na francophonie nubwo ari francophonie ariko yashyize u Rwanda kuri spotlight, abantu bamenye ko icyo gihugu cyorganiza ibintu uko kibayeho. So hari ibintu byinshi byagiye biza muri iki gihe byatumye u Rwanda ruvugwa rukanamenyekana. Ubu rero abantu bose bamaze kumenya ukuri, bamaze kumenya ibyo ari byo, bamaze kumenya ko ni igihugu gishaka gusa ko abantu bareka no gutabara abantu. Noneho bakavuga bati aho kugira ngo biriya bibi twebwe rwose nta ngorane ni mu baduhi. So abantu rero barimo barabisobanukirwa, bamaze kumva ibyo ari byo. Hanyuma nyine na leta ya hano irimo irashyiramo imbaraga nayo kuko ibona icyifuzo cy'u Rwanda cyo gufasha, cyane cyane ko bazi neza ko bitazareka. Mu minsi ishize premier minister w'Abongereza Rishi Sunak yagiye kubonana na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ku kibazo cy'uko abo bantu baraza bakajya mu mashyamba yo kuri ku mbibi. Ubufaransa bubizi, polisi yabo ibizi, ntibafata nta kibatwara, bakiyantasa aho hantu. Ubonye uko yurira ikamyo akayurira, ubonye uko akata ihema ry'ikamyo akaryinjiramo, ubonye uko afata train akayifata akagera hano yapfuye kubera umuyaga, ariko ajyayo akamubwira ati kuki hari ari mu gihugu cyawe icyo kintu kidakorwa ngo aba bantu mubahagarike. So urumva ibyo bibayeho imyaka myinshi, na mbere yabo hari abandi bagiye bahura kuri ubwo, ariko Ubufaransa ntacyo bibatwaye kubera ko baba bazi ko abo bantu ubwo bari aho ngaho ntibabatunze, ntibabavura, ntacyo babamariye, kandi bazi ko icyo bashaka byanze bikunze ari kuzakurusinga bakinjira hano. We rero yarimo kuvuga ati noneho twebwe dushyireho imbaraga zacu nubwo ari mu gihugu cyacu, dushyireho imbaraga zacu zo kubafungira hariya kugira ngo bataza kwinjira. Urumva? Ariko nanone wabwira igihugu ngo nanone ugiye gushyiraho polisi yawe yambuke ize gukora iby'abandi, ko eske biba byarabananiye? Ntabwo biba byarabananiye. Ayo masezerano rero nayo ukibaza ngo araza kujya hafi. So nguko uko nabikubwira, ariko icyo nakubwira nuko abantu barimo barasobanukirwa neza ibyo ari byo ku buryo ubu ngubu nta kibazo gihari. Urakoze cyane Egide, uko bivuze icyo kibazo ni nako na hano muri Denmark ni nako cyagenze, naho abantu ntabwo babyumvaga neza, cyane cyane ko ibinyamakuru byabitangazaga bitewe n'inyungu za bamwe mu babigiyeho bakabaha izo nkuru, cyane cyane abatifuzaga cyangwa amashyaka ari muri opposition batifuzaga ko impunzi zijyanwa mu Rwanda. Ariko Egide nako Roger, nagira ngo nkwibarize, wowe uri mu Rwanda, abanyarwanda babyakira gute? Wowe uganira nabo nk'umuntu w'umunyamakuru, ese wowe nkawe ku giti cyawe cyangwa abandi bantu muganira muri rusange, ubona ari izihe nyungu abanyarwanda bibafitiye? Ese babyumva gute? Urakoze cyane Olivier. Igira ngo mu Rwanda nta nubwo byanagoranye kubyumva, kuko iyo urebye nka pourcentage nini y'abanyarwanda bari hejuru y'imyaka 30, abo bantu hafi ya bose basogongeye ku kintu cyitwa guhunga.
bazi icyo ubuhunzi icyo ari cyo, bazi akababaro umuntu ahura nako mu buhunzi, bazi agahinda umuntu ahura, bazi imvune z'impunzi uko ziba zimeze. Kubumvisha rero ko u Rwanda rugiye gutabara abantu bari mu kaga k'ubuhunzi, bari mu kaga k'ibibabaye bibaho kubera ko babaye abimukira, bimukiye mu bindi bihugu, ntabwo byagoranye guhita byumvikana. Abanyarwanda barabyumva, kuko ikintu cy'ubutabazi kibaba ku mutima cyane, kuko babisogongeyeho, bazi ako gahinda. Niyo mpamvu ubona bitabagoye cyane. Hari revo abanyarwanda nabo bamaze kugira, cyane cyane yo kutita ku bantu abo bantu barwanya leta. Ngira ngo urabizi ba Ingabire, urusaku bavugije, aba bitwa ngo ni ba Ntaganda, barasakuje barwanya iyi gahunda yo kwakira abimukira n'impunzi. Ariko impamvu bashingiragaho, Egide wigeze no kuganira na Vigitware, nk'ako gahinda abantu bahura nako, nk'ibyo byago bahuriramo mu mayira, ni bimwe ngo by'umusonga wundi utakubuza gusinzira. Ni ibintu by'abantu b'abagome badashobora kumva umusonga wundi ngo bumve uko ubabaza. Ni ibintu by'ubutindi nyine biba biri mu bantu, bituma badashobora kumva, kugira umutima utabara. Ni ibintu biba bibabaje, ariko amahirwe tugira nuko ari bakeya nyine, ni Vigitware na mugenzi we Ntaganda. Ariko abandi bafite umutima utabara barabyumvise, kandi biteguye no kubana n'abo bavandimwe, nk'uko deja n'abahari hano babanye nabo neza, nta kibazo bafitanye, babakiriye neza. Ubu ngubu abahari deja, hari n'ubuhamya bwagiye butambuka bw'aba muri Afghanistan bari kwiga, hari abo muri abanya-Eritrea na Ethiopia bafatiwe muri Libya bakagira ibicuruzwa bagatabarwa, bakaba bari inaha. Ni abantu bamaze kwiyakira, bigaragara ko kubazana mu Rwanda ari ibintu byabagiriye akamaro, kandi babanye neza n'abanyarwanda basanze. Ubona ko banasubije agatima impembero, bongeye kumva ko ubuzima bushoboka, kandi bari baraje barihebye. Abanyarwanda rero barabyumva kandi babyakiriye neza, kubera wa mutima ubarimo wo gutabara, bakomora cyane cyane mu mateka mabi yagiye babaho.